sinzi n'abandi bantu bose basivuga hano murakoze cyane. I know last Sunday you had a wonderful week. Nizere ko cyumweru gishize mwagize amateraniro meza Talking about kindness and goodness. kuganira kugwa neza no kugira neza. And I love the way the sermon was prepared. Kandi nakunze uburyo inyigisho yari yatunga bari batunganije It was more practical with the living testimonies. harimo ubuhamya bufatika bw'abantu tubana. It was really great. Byari byiza cyane. Today we are moving to our 6th week of this series of becoming. Iki ni icyumweru cya gatandatu turimo kwiga ku nyigisho zo kuhinduka uko Imana ishaka ko tuba. Today we are talking about faithfulness when you are still waiting. Uyu munsi baza kuganira ku kuba umwizerwa mu gihe ugitegereje. It's one of also the fruits of the Holy Spirit. Ni imwe mu mbuto z'umwuka wera. But sometimes it was hard for me to understand it well. Ariko ari igihe bingora kwisobanukirwa neza. Because of faithfulness and faith. Kubera ko umwizerwa no kwizera. It's really connected to one thing. Ni ikintu kimwe. But I'm going just to make it clear before we continue. Ariko ndashaka kubanza kubisobanura mbere ko dukomeza muzi icyo munsi. Our God is faithful. Imana yacu yo kwizerwa. I know everyone has a testimony how God has been faithful. Buri wese hano afite ubuhamya bw'uburyo Imana yabanye nawe. If I can ask you to just remember, flash back and remember how God has been faithful. Buri wese yagira icyo avuga ndakumusabye ngo yibuke cyangwa atekereze uburyo Imana yabaye mwiza. In the book of Psalms 145, muri Zaburi 145, the Lord is righteous in all His ways. ngo Imana ni irera mu nzira zayo zose. And also is faithful in all His works. Kandi niyo kwizerwa mu mirimo yayo yose. That is one of the attributes of God as we are learning about faithfulness. Ibyo ni bimwe mu biranga Imana mu gihe turimo kwiga inyigisho. This is who He is. This is who He is. Ubu ni Imana iriwe. God is righteous Imana ni umukiranuka in all His ways. mu nzira zose. But also, Ariko kandi He is faithful Imana niyo kwizerwa in everything He does. mu byo ikora byose. I may not understand everything, Ushobora kudasobanukirwa ibintu byose, but everything that God does, ariko iby'Imana byose I trust that He is faithful. niringira neza ko ari byo kwizerwa. As we continue trusting in Him, uko rero dukomeza kwiringira Imana, we are growing into His image, dukura kugira ngo duse nawe, reflecting the image of Jesus Christ. kugira ngo twerekane ishusho y'Imana. One of the attributes Kimwe mu by'Imana iri that we grow into tugomba gukura duhinduka as we stay connected to the Holy Spirit, ubwo tuzaba turi kumwe n'umwuka wera, tumenye gufata we umwuka wera, always become also faithful. bizahora bidufasha kuba abizerwa natwe. Our faith Kwizera kwacu is not just a concept that we have. ntabwo ari ibitekerezo gusa dufite mu mitwe yacu, But our faith into actions ariko ni ibintu bigaragara mu bikorwa byacu. is called faithfulness. Ibyo rero kwizera kwacu ibikorwa byitwa kuba umwizerwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Babona subiri. Being faithful Kuba umwizerwa is to render your faith ni igihe kwizera kwawe is into actions. kugaragarira mu Not bigaragara, something that we know about, atari bya bintu gusa wumvishije, but already you start walking in obedience, ahubwo bya bintu ubayeho mu buzima bwawe, responding, bya bintu living it daily bya bintu byo mu buzima bwawe bwa buri munsi bikomoka ku kwizera, as God called you to live. nk'uko Imana yaguhamagariye kubaho. Hallelujah. Amen. But when we talk about faith, Rero iyo tuvuze ku kwizera, we become duhinduka by just believing. binyuze mu kwizera. We become the son of God by believing. Duhinduka abana b'Imana binyuze mu We kwizera. become faithful by believing Him. Duhinduka bizerwa binyuze mu kwizera Yesu. We become trustworthy by believing Him. Duhinduka abantu bashobora kwiringirwa binyuze mu We are being transformed duhindurwa as we continue putting our faith in Him. binyuze mu gukomeza gushyira ukwizera kwacu muri Kristo. The more we trust Him, Uko icyo kumwiringira the more we become. niko duhinduka natwe, And we become faithful. tugahinduka bizerwa. Hallelujah. Amen.
kubera ko Imana ari ukwizerwa and we have to reflect His image. kandi tukwiye kuba ishusho y'iyo Mana, We grow into faithfulness. dukura natwe duhindurwa kurushaho kuba bizerwa. Let me go back so that we can understand this before I start. Reka nsubire inyuma gato kugira ngo tuze kubyumva. Let's open our Bibles in the book of Hebrews. Kadusome mu gitabo cy'Abaheburayo, Because the Bible says in the book of Hebrews chapter 10, mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 10, the Bible says that the righteous shall live by faith. ngo abizera bazabeshwaho abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera. All righteous Abakiranutsi bose shall live by faith. bazabeshwaho no kwizera. Living by faith. Kubeshwaho no kwizera In this time, muri iki gihe, where so many people they just live, they want so many pragmatic things, tangible things. abantu bafite byinshi bigaragara n'amaso In bakwiriye a moment of science, mu gihe isi yateye imbere mu buryo bw'ubumenyi, in a moment that you know you can't live without money, without job, and without all those things that will be paid on. mu isi abantu kubwira ko udashobora kuba udafite amafaranga, udafite akazi cyangwa se udafite ibyo biti bifatika isi kubwira ko ugomba kuba mufite. But this book of Hebrews that we're going through Ariko muri gitabo cy'Abaheburayo turimo turasoma, is going to just change this. irashaka guhindura imitekerereze yacu Not to live by any other things, kugira ngo ntitukabeshweho n'ikindi gice cyo cyose, but to live by faith. ahubwo tubeshweho no kwizera. Hallelujah. Amen. This is how the Bible says in this book. Uku niko byanditse muri kino gitabo. Chapter 11, verse 1. Igice cya 11 umurongo wa mbere. Faith shows the reality of what we hope for. It is an evidence of things that we can't see. Through their faith, people in the days of old earned good reputations. By faith, we understand that the entire universe was formed at God's command, that we now see did not come from anything that we can see. N'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere turaza kuwa gatatu. Kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa kudashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamya neza nuko bari babifite. Kwizera no kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, icyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. As we talk about this, uko tugenda tuganira kuri izi nyigisho, we are going to walk down in the hall of the old believers. turagenda tugendera ku nyigisho cyangwa se ku buzima bw'abizera bo hambere. We are going in the room of the old believers. Turagenda mu buzima bw'abizera bo hambere. Okay. And see how they lived. Nyuma turebere hamwe uburyo bari babayeho. Ndavuga ngo tugiye kwinjira mu cyumba cy'abizeye imbere turebe uko babayeho na nyuma tubigireho. As I imagine, uko tugenda mbibutsa, the old believers abizera bo hambere portrayed the image of how to live by faith. berekanye ishusho y'uburyo umuntu akwiye kubeshwaho no kwizera. We see how they trust God. Tubona aho bizeye cyangwa se biringiye Imana, Not just as an idea, atari igitekerezo gusa cyangwa se but their daily actions. ahubwo mu bikorwa byabo bya buri Even sometimes taking risks. ndetse n'ahantu byabaga bigoye, They're living completely by believing in God. bakabaho mu buzima bwo kwiringira Imana koko. The others don't just remind us Aba baraza kutwibutsa neza ko that even though nubwo they have been waiting for what God promised, bari bategereje ibyo Imana yabasezeranyije, but they stayed in faith bakomeje kuba bizeye in what God said about them. ku byo Imana yabavuzeho. Even though Nubwo they were not receiving the reward of their faith, bari batarabona ibihembo byo kwizera kwabo, but they remained faithful ariko bakomeje kubaho in abizera their daily living. mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hallelujah. Amen. As we walk into this room Uko rero tuza kuba twinjira muri iki cyumba cy'ubuzima bwabo, and see how they lived tukareba hamwe uburyo babayeho, and learn from them hanyuma tukabigiraho, and the glory of it, natwe tukabasha gukura and then depend on God more kugira ngo turusheho kwiringira and then Imana, trust Him more. turusheho kwiringira Imana.
that will bear a fruit of faithfulness as we love Him. uko tugenda turushaho kubigira tuzageraho twere imbuto zo kuba bizerwa. These believers, abizera bo hambere they were aware bari bazi neza ko that what is visible ko ibigaragara n'amaso comes from what is invisible. bikomoka ku bitagaragara. And that the universe that we are living in isi iyi dutuyemo was created by the Word. yaremwe n'ijambo. The Word is invisible. ijambo ritagaragara. The Word of God is invisible. ijambo ry'Imana ni ikintu kidafatika. What God promised about you, icyo Imana yagusezeranyije, what God said about you, icyo Imana yakuvuzeho is invisible. ni ikintu kidafatika. But it's more trustworthy ariko nicyo kwizerwa that we can live on, ku buryo ushobora kukiringira ukaba ubuzima bwawe not for what I say now, atari kubera ibyo but kubona for n'amaso what yawe, God said about you. ariko ahubwo kubera ibyo Yesu yavuze kuri wowe. Hallelujah. Amen. Let's talk about this. reka mbivuge muri ubu. I know ndabizi neza ko there is hundreds of promises in the Bible. hari amasezerano magana muri That is Bibiliya. what God said in this book of Bible. hari ibyo Imana yagusezeranyije muri igitabo cya Bibiliya. That is what God said about you when He created you. hari ibyo Imana yakuvuzeho yakuremaga. Then you are going to live noneho tugiye kubaho by what He said, dushingiye ku byo yavuze, not what you can even see. atari tudashingiye ku byo ushobora You may not see any tangible things. kutabona ibigaragara There bifatika, is no tangible hope. ukamubona ibyiringiro But our hope ibyiringiro byacu is only in what God said about us. bishingiye ku byo Imana yatuvuzeho. You may be going through the pain and suffering, ushobora kuba urimo mu bikomeye bikugoye, but we are going to live ariko tugiye guhitamo kubaho by what God said. kubeshwaho n'ibyo Imana yavuze tuvuga. Let me tell you in this moment, tell people that to live by invisible things. reka mbabwire ko tubayeho bw'ibintu bitagaragara. You can't even do experiences and start it and enjoy it. nta n'uburyo wagerageza kubikora kugira ngo bigaragare mu maso I yawe. can imagine how much we believe so many things that we see, umuntu ashobora kwibaza uburyo twizera ibintu bigaragara tubona, but we don't trust the word of God, the invisible word of God. ariko ntitwizere ijambo ry'Imana rivuga. But the Bible says ariko Bibiliya iravuga ngo the universe isi and the weight of the universe n'ibiyirimo byose is just laid upon the faithfulness of God, the word of God. byakomotse cyangwa se bishingiye ku ijambo ry'Imana. The only foundation to everything bivuga ngo igikomeje cyangwa se urufatiro rwa byose is the what God said. ni icyo Imana yavuze It's invisible. kitagaragara. The word of God which is invisible, ijambo ry'Imana ritagaragara n'amaso yacu, the promise of God which is invisible, amasezerano y'Imana atagaragara n'amaso what yacu, the God said about you which is invisible, ibyo Imana yakuvuzeho bitagaragara n'amaso, that's the only thing that we can trust. icyo kintu cyonyine dushobora kwizera, And the put hanyuma tukagishyira on it the value and the weight of our souls on it. tukagishyiraho ibitugize byose akaba bishingira. Let me say it in this. hamwe twongera icyizere tukashyira iby'agaciro uburemere bw'ubugingo n'agaciro k'ubugingo bwacu ni ku ijambo Imana yavuze ku buzima bwacu. The only place that we can put everything that is important to us is what God has said to our life. The only place that's worthy ahantu honyine murashobora kwiringira, where you can lay the foundation of your soul, ahantu ushobora gushyira urufatiro rw'ubuzima bwawe, your present life and eternal life, ubuzima bwawe bw'uyu munsi n'ubuzima bwawe bw'iteka, it's just upon what God said. ni ku byo Imana yavuze ku buzima bwawe. Hallelujah. Amen. And then why this? mu gihe turimo turakora ibi We ngibi, know that God is righteous on His faith. twe kumenya neza ko Imana ari ikiranutse kandi ari And ukwizera, whatever He said, kandi ku byo yavuze byose He will do so. izabikora. All the believers, abizera bo hambere as we go through them, uko tugenda tubigiraho, we start by the first one. turatangira ku wa mbere, We talk about Enoch. turavuga inkuru ya Enoki Who lived his life wabayeho ubuzima believing in God. ukwizera Imana, yabayeho yizera Imana. His faith in God kwizera Imana yari afite brought him closer to God. kwarushagaho kumwegereza Imana, And he trusted to walk with God yiringira kugendana n'Imana for 300 years, imyaka irenga 300 walking with him. ajana n'Imana.
because of just his faith. kubera gusa kwizera Trusting God kwiringira Imana helped him to know Imana ikamufasha kumenya byamufasha kumenya that walking with God ko kugendana n'Imana is the only thing that I need every day. ko ari cyo kintu cyonyine yari akeneye mu buzima bwe. Believing in God kwizera Imana helps you every day bigufasha buri munsi to wake up with him, kubyukana nawe to walk with him, ukagendana nawe to travel with him, ukaja mu ruzinduko as nawe you go to your jobs. mu kazi kawe Because of your faith, kubera kwizera kwawe you choose every day ugahigira amahitamo to walk with him. yo kugendana nawe buri munsi. Hallelujah. Amen. To walk with him. gukorana nawe buri In munsi your family, to live with him. mu muryango wawe ukabana n'Imana. His faith kwizera kwiwe in God. ku Mana ni Many trust that I can't live without you. byatumye yiringira Imana ko adashobora kubaho nta Mana. I can't go anywhere without you. amenya ko adashobora kugira ahajya atari kumwe n'Imana. You know, sometimes rimwe na rimwe we are so close to other things. dufite ibintu byinshi tugenda twiyegereza cyangwa se We are so connected to so many things. bitwara umwanya bindi And then we forget the most important. tukagira aho twibagirwa icyangombwa cyangwa se Walking agaciro with God daily. ariko kugendana n'Imana buri munsi. Hallelujah. Amen. As we trust God, uko tugenda turushaho kwizera cyangwa se as kwiringira Imana Enoch did, nk'uko Enoki yabikoze is trust Him ni ukumwiringira and then make a decision of walking with Him daily. ugahitamo guhora ugendana nawe buri munsi. By walking with Him daily, kugendana n'Imana buri munsi he ended up finding himself in heaven without dying. yageze aho yisanga mu ijuru ari muzima akiri wapfa. Our closeness to God depends on our faith that we have in Him. kurushaho cyangwa uko twegera Imana biterwa n'uko kwizera dufite Imana. We see Abel in the Bible harimo inkuru ya Abeli muri Bibiliya that will only because of trusting God, kubera kwizera Imana he chose to give the best. yahisemo gutanga iby'agaciro kuri we. He chose to give the best. yahisemo guturira Imana ibyari iby'agaciro ku buzima We bwiwe. grow into faithfulness. uko yagendaga akura mu kwizera No, we grow into faithfulness gukura tuba abizerwa by walking with God daily. binyuze mu kugendana n'Imana buri munsi. Trust that I can't live without you. umuntu akiringira ko ashobora kubaho atari kumwe n'Imana This is how I should live my life. akavuga ngo uku niko nkwiye kubaho. Second, icya kabiri we grow into faithfulness turushaho kuba abizerwa by taking the most important things of our lives gufata iby'agaciro mu buzima bwacu and we give to God. tukabiha Imana. Hallelujah. Amen. We are being faithful tuba abizerwa by trusting God, binyuze mu kwiringira Imana. who is always faithful, Imana yo ihora mu mwizerwa and we give Him the best. hanyuma tukayiha iby'agaciro mu The best of our time, iby'agaciro agaciro ku mwanya wacu ukomeye, the best of everything, our tangible things, ibifatika byacu bitunze, the best of our finances, iby'amafaranga yacu bitunze, whatever is best for you. icyo ari cyo cyose cy'agaciro ku buzima bwawe. That shows that you are growing into faithfulness. Iyo bikoze gutyo ubona ko ukura ubaho ushobora kuba umwizerwa. We see Noah, harimo kandi inkuru yo muri Bibiliya ya Nowa, the same book of him, ukomeje gusoma igitabo cy'Abaheburayo verse 7. ibice 11 umurongo wa 2. Because of his faith in God. kubera uburyo yari yiringiye Imana cyangwa se yizeye Imana. Hallelujah. Amen. He was able to foresee byatumye abashaho kurangiza the future destruction of this world. uburyo isi izarimbuka. Because of trusting in God, kubera kwiringira cyangwa se kwizera Imana, we can see that this world that we are living in ushobora kukwereka ko isi dutuyemo is finishing soon. izarangira. But so many people, ariko abantu benshi because of lack of faith, kubera kutagira kwizera they don't have eyes to see beyond their temporary life. ntabwo bashobora kubona, ntabwo bafite amaso areba hirya y'ubuzima bwabo. All their vision and dreams ibyo biba mu ndoto zabo gusa are limited in this certain life. ni ibintu by'igihe gito cyangwa mu buzima bwabo. And because of faith in God, ariko kubera kwizera Imana faith in God gives us eyes to see beyond. biguha amaso yo kubona, Give us a new sight to foresee even beyond this
temporary life. abandi maso yo kureba ibindi bizazanira mu buzima turimo. By trusting in God, Kwizera Imana, our eyes of faith aya maso yacu yo kwizera are not just looking here for temporary life. ntabwo gusa atumbira ibigaragara byo muri iki gihe. Our eyes on earth Aya maso yacu dufite is showing us in this world that you can't trust that you're going to live here forever. akubwira ko ushobora ameze neza ko ushobora kubaho igihe cyose muri ino si. That is why we choose every day Niyo mpamvu duhitamo buri munsi to work by investing in eternal values. kugenda dushora mu bintu bizahoraho mu buzima bwose. That is every day. Buri munsi You are looking beyond this temporary life. gutekereza ku buzima nyuma y'ubu ngubu turimo kugira. That is every day. Buri munsi The value of your decisions agaciro k'ibyemezo ufata are just based on gakwiye kuba gashingiye the things which is valuable beyond this life. ku bintu bifite agaciro na nyuma y'ubu buzima, The things which is in the other side of life. ku bintu bizaba nyuma y'ubu buzima. That's what you see now. Ibyo byo kubona uyu munsi. Those who have faith in God Abafite kwizera will live together in this life, turabana muri ubu buzima, but they can foresee beyond this life. ariko babona n'ibizaza cyangwa se bategura n'ibizaba mu They buzima. are living here, Turabana hano but their eyes ariko amaso yabo are beyond this temporary life. areba nyuma y'ubu buzima. That is why their daily decisions Niyo mpamvu ibyemezo byabo bya buri munsi are affected bishingiye cyangwa se by the thinking they have. n'ibyo batekereza kuzaba. Even the way they conduct themselves here, uburyo bitwara hano muri ino si they conduct themselves bitwara ku buryo as the people who can see beyond this temporary life. nk'abantu batari kubaho gusobanura ubuzima no kubonaho ubuzima nyuma y'ubu ngubu The turimo. way you live today Uburyo ubayeho buri munsi shows me how far you can see your life. bunyereka uburyo ureba ejo hawe hazaza. If your life is temporary, niba ubuzima bwawe gusa ubw'igihe gitoya you do everything. ukora ibintu byose. There's so many times I hear around. Hari ibintu nkunda kumva hano abantu bakunda gukoresha Life is short, ngo ubuzima ni bugufi, so enjoy your life here. noneho ati mwishime mwinezeze ubuzima bwe ni This is bugufi. temporary, the limited size. Icyo gihe ni umuntu afite kureba igihe gito cyane. Hallelujah. Amen. Life is short. Akavuga ngo isi ubuzima ni bugufi, Well, let me enjoy. reka ninezeze. There's no problem with enjoying. Ntacyo bitwaye kunezeza. But for us, Ariko kuri twebwe life is short. ubuzima ni bugufi And then the Lord is being destroyed. kandi isi irimo irasenyuka. Let me invest in eternity. Reka rero umuntu akavuga ngo reka mpitemo gushora mu bintu bitazasenyuka cyangwa se guteka byose. Life is short. Ubuzima ni bugufi, Let me work hard. reka nkore cyane Since I know that I'm passing. kubera ko nzi ko ndimo ndagenda. Life is short. Ubuzima ni bugufi, And I have the most important things to finish before I die. reka ngire iby'agaciro nkora mbere y'uko mpfa. Life is short. Ubuzima ni bugufi, I don't care about my pain and my sufferings now. reka ne kwita ku bimbabaza by'igihe gitoya Because my hope kubera ko ibyiringiro is byanjye in the other side of life. ni ibya nyuma ya buno buzima. Hallelujah. Amen. For us to see how life is short, kugira ngo twe tubone uburyo ubuzima ni bugufi, it helps us bidufasha to make the good decisions right now. gukora ibyiza cyangwa se guhitamo neza ubu nyine. And our joy Kandi ibyishimo byacu does not come from what we have now. ntibibe bikomoka ku byo dutuze uyu Our joy ibyishimo byacu comes from what we expect and what we hope for. bikaba bikomoka ku byo dutegereje. Hallelujah. Amen. That's how we know. ubwo nibwo buzima nawe yabaye Because of living the life of faith, kubera ko ubuzima bwo kwizera living this life yabayeho muri buno buzima, by not enjoying what others was enjoying. ntiyishimira ibyo abandi byari bishimishije ku bandi. Every country was corrupt. harimo isi yari irimo ibibi byinshi, The sins around him. hari ibyaha byinshi mu gihe cyiwe, But no, ariko Nowa because of his faith, kubera kwizera kwe he was able to see the other side of life. abasha kubona ibizaba nyuma y'ubuzima yari And arimo. he lived the entire life just building the ark. abaho ubuzima bwose yubaka inkuge 120 years imyaka 20 just building the ark. arimo yubaka inkuge. Hallelujah. Amen. 120 years imyaka 20 knowing that God is trustworthy. azi neza ko Imana ari iyo kwizera, God is faithful. Imana ari iyo Even kwiringirwa. though there is no rain, Nubwo nta mvura but I trust God. ariko nizeye Imana He's ko faithful.
kwizera kandi ibyo yavuze izabikora. The others, Abandi they were not able to see that. ntabwo bashaka kubona ibyo bintu. The question was, Ikibazo cyari there is no rain. nta mvura. We can't see rain. Ntabwo dushobora kubona imvura. But his faith. Ariko we kwizera He kwe said there is no rain now. yaravuze ngo nta mvura ihari uyu munsi, But God said, ariko Imana yaravuze ngo the rain will come. imvura izaza. This world Iyi si is going to be destroyed. izasenyuka. I'm building the ark. Niyo mpamvu turimo tubakunda. Imagine living in this country, or most of the refugees as we moved here. Ibaze kuba utuye muri kino gihugu cyane cyane nk'abantu b'impunzi bahungiye hano. It's very easy Biroroshye ko to forget wakwibagirwa ko that we are still passing. tukiri abagenzi muri ino si. I know we remember that God most of the time during the pain and sufferings. Akenshi abantu bakunda kwibuka Imana iyo turi mu bibazo no mu bihe bigoye. And there's so many of us who were so prayerful. Abantu benshi bari abantu basenga cyane And they committed to God. abantu kabisa bihaye Imana Because of pain and sufferings. kubera ibibazo n'ubuzima bugoye. But living in this comfort place Ariko wagera ahantu ubuzima ari bwiza can easily blind you biroroshye ko wakwibagirwa cyangwa se waguma to not even see that you are passing. ukibagirwa ko uri n'umugenzi urimo uratambuka. There are so many things Hari byinshi that I always tell you in the book of Colossians chapter 4, ndakubwira abantu ibyo biri mu gitabo cy'Abakorinto ibice 4 where Paul is saying so many people, aho Paul yavuze ngo abantu benshi they don't understand the gospel that we are sharing ntabwo basobanukiwe iby'ubutumwa bwiza because kubera ko they are blinded bakumishijwe by the God of this age. n'Imana zo muri iki gihe. They are blinded Bakumishijwe the God of this time that we are living. n'Imana zo muri iki gihe turimo. They are blinded Bahumishijwe by comfort of this country. n'ibyiza byo muri kino They gihugu. are blinded Bahumishijwe by material things they have. n'ibifatika byo muri ino si batunze. They are blinded Bahumishijwe by their temporary joy and pleasures. n'ibinezeza by'igihe They gitoya. are blinded Bahumishijwe by the place where they are now in the house. n'amazu yabo batunze. They are blinded by jobs they have. cyangwa se n'imirimo bakora. They are blinded by children around them. n'abana babyaye They don't see beyond this life. ntibabone nyuma y'ubwo buzima. They are blinded by social media. Bahumishijwe n'ibitambuka kuri interineti. They are blinded by so many things. Hari byinshi byatuma uhuma They can't see beyond this life. ntubone nyuma y'ubwo buzima. But because of ariko kubera kwizera Nowa lived in the country where everyone was enjoying. yabaye mu buzima abantu bose bari babayeho Enjoying their life. binezeza mu Doing by'isi whatever they bakora ibyo bashatse. But he decided ariko bahitamo to stay to be faithful. ushobora gukomeza kumwizerwa What God said kuby'Imana yavuze and being able to see beyond. so abasha no kubona nyuma y'ubuzima yari arimo. What God promises. abasha kubona ibyo Imana yari yasezeranyije. What God said. iby'Imana yavuze By faith. binyuze mu kwizera kandi Believers, we do receive what God promised. ni kwizera ko tuba twakira ibyo amasezerano y'Imana. I remember Abraham. nibuka wibutse kuri Aburahamu By living in faith, kubera kubaho yizeye he trusted that what God said about him, yizeye neza ko iby'Imana yamuvuzeho he will accomplish. bizasohora. Since God is faithful, kubera ko Imana yo kwizerwa in whatever he does, mu byo ikora byose he's faithful. niyo kwizerwa In whatever he says, mu byo ivuga byose. God is faithful. Imana niyo kwizerwa He will accomplish kandi izasohoza what he said. ibyo yavuze. Abraham remained in the promise. Aburahamu yakomeje kwiringira amasezerano y'Imana. He was not moved ntabwo yigeze ashengurwa cyangwa by se any other nta voice kintu around kigeze him. gitwara ubuzima bwiwe. He continued to be trustworthy. yakomeje kuba umwizerwa, Fixing his eyes on God. akomeza gutungira Imana, Trusting the promise of God. yiringira iby'amasezerano y'Imana. And also, hallelujah, Amen. by faith, Ukwizera kandi you can see Moses. ushobora kwizera kandi binyuze Mose yabayeho kwizerwa Because of his faith,
kubera kwizera kwe he became faithful. yarushijeho kuba umwizerwa. He decided ahitamo to be disgrace gukorwa n'isoni for Jesus' sake. ahitamo gukorwa n'isoni kubera Uwiteka, For the greater values, kubera indangagaciro more than the pleasures of living on the palace. yirengagiza ibyiza byo kuba mu bwami cyangwa se mu nzu y'ibwami. You know, Moses, Musa because of faith, kubera kwizera he didn't want to enjoy his temporary life in Paris. ntabwo yahisemo kutishimira kuba But he accepted the ubuzima shame. bwiza bwo mu ngoro y'ibwami, He accepted the shame ahubwo ahitamo gukorwa n'isoni and the pain, no kubabazwa, but for the name ariko gusa kugira ngo azamuze izina ry'Uwiteka, kugira ngo yubake izina. sometimes because of faith, rimwe na rimwe kubera kwizera we accept pain and shame. twizera kubabazwa binyuze mu kwizera God will allow. kwiringira ko Imana izakora. We can accept to be painful, Ushobora kwemera kuba mu buzima bugoye cyangwa se kubabazwa but stay faithful. binyuze gusa mu kwizera What kumwizera God said. kuba kumwizera gusa kubyo Imana yakuvuzeho. Hallelujah. Amen. By faith, Kwizera the believers abizeye were able to persevere babasha kwihanganira imibabaro, every kind of challenges. kwihanganira ibigoye byose. When we go through this, all the believers, iyo ugiye gusoma inkuru z'ababizeye bose bo hambere, we see how their faith, tugenda tubona uburyo kwizera kwabo it was leading them to be faithful to what God said. kwarushagaho kuba gutuma babizerwa cyangwa se As I was reading, ko nagenda gusoma I was so surprised natunguwe cyane no kubona to see my faith. kubona ko binyuze mu kwizera They became faithful. umuntu arushaho kuba umwizerwa. By faith, Binyuze mu they kwizera became faithful. bagenda barushaho kuba bizerwa. You can't claim to have faith ntabwo wavuga ko ufite kwizera without being faithful to what God said. utari umwizerwa ku byo Imana yavuze. We see your faith tubona kwizera kwawe into your daily faithfulness. nimba kwizera kuba umwizerwa kwawe kwa buri munsi, What God said, nimba ufite kuba umwizerwa kwa buri munsi ku byo Imana yavuze what God promised. n'ibyo Imana yasezeranyije. By this faith, binyuze muri uku kwizera you see Sarah as a tubona inkuru ya Sara umudamu trusting that what God said wiringiye ko Imana yemera ko Imana ibyo yavuze byose bizaba. by this faith, muri uku kwizera you see the list of believers. harimo inkuru z'abizera benshi bo hambere. The one that I can't forget to tell you, uwo ndashaka kwegera kubabwira and I told you when we were going through the book of Genesis. kandi nyagize ko iyi nkuru igize kandi kubabwira igihe twari tuganira ku gitabo And we continue to cy'ibyahishuwe remind you this. zakomeza kugenda mbibibutsa. Was about Joseph. ni inkuru ya Yosefu. By faith. binyuze mu kwizera. Hallelujah. Amen. One of the things that's by faith kimwe mu kintu twaba mu cyatewe no kwizerwa cyangwa no kwizera is staying faithful to his God. byatumye arushaho gukomeza kuba umwizerwa ku Mana yiwe. A young man who was 17, umusore muto wari ufite imyaka 17 gusa taken away from the care of his parents. utari ukiri kumwe n'ababyeyi we, He was no longer under that culture where he used to. utari ukiri ahantu yamenyereye yakuriye, He was no longer under the eyes of the people that know that maybe they can tell him on. ntiyari akiri kumwe n'abantu yari amenyereye bashobora kumubwira icyo bamubuza gukora. He was rejected by his brothers, abavandimwe bari baramwanze baramutaye, but he stayed faithful. ariko ashobora gukomeza kumwizera. Hallelujah. Amen. He was sold, yari yaragurishijwe but he didn't compromise his faith. ariko ntiyigeze acogora kwizera kwiwe. He was away from his parents, yari kure cyane n'ababyeyi biwe, but he was not away from his faith. ariko ntiyigeze aba kure no kwizera. He was away from the brothers and sisters, ntabwo yari akiri kumwe n'abavandimwe, but he was not away from his faith. ariko ntiyigeze ajya kure n'ibyo yizeye. He was away yari kure from everything that you can imagine now. ku bintu ushobora gutekereza by'uyu munsi. He was away from comfort. yari kure cyane n'ahantu yari amenyereye abayeho But neza, he was not away from his God.
ariko ntiyigeze areka imana yiwe. He was away from anything that you can hold on now. Yari ari kure y'ibyo umuntu ashobora kwishingikiriza ibyo byose, But he was not away from his God. ariko ntiyigeze areka imana yiwe. Hallelujah. Amen. Sometimes ourselves, Rimwe na rimwe we are away from what we wish to be and where we wish maybe to stay. hari igihe umuntu aba ari kure y'aho yakwifuje kuba ari, But don't go away from your faith. ariko ntukajye kure no kwizera. You can go far from your home. Ushobora kujya kure n'aho ukomoka cyangwa se iwanyu. You are no longer in Congo, you are no longer in the world of Kenya, wherever you came from. Ntabwo tukiri mu Rwanda, ntabwo tukiri muri Kongo, n'ahandi hose waba But we are not far from our God. ariko ntabwo tukiri kure n'Imana yacu. Hallelujah. Amen. You may be far from some of the comfort place, ushobora kuba utakiri hahandi wari usanzwe ukunze cyangwa se kumerewe neza, but I'm not far from being trustworthy every day. ariko ntukagere ugera ahantu ho kure yo kuba wakwirinda Imana. You may be far from the values of your culture, ushobora kuba utagituye hahandi mu mico wakuriyemo cyangwa se bya bintu ukunda, but I'm not far from the values of my faith. ariko ntukaruhe utari indangagaciro z'abizeye Imana. You may be far from the values of your parents, ushobora kuba utakiri kumwe n'ababyeyi cyangwa se n'ibyo ababyeyi babiri, but you are not far from the values of God that you believe in. ariko ntukajye kure y'indangagaciro Imana z'Imana yacu. I had a man who was 17. umusore muto w'imyaka 17 gusa, The only thing he owed ibyo yari afite icyo yasigaranye gusa was the faith of the God of their father, ni ukwizera kw'Imana ya se, God of Jacob, Imana ya Yakobo, God of David. Imana ya Aburahamu. 17 years old, yari afite imyaka 17 gusa, but I'm not going away from this God. ariko aravuga ngo iyi Imana ntabwo izigera I will ireka, continue to be faithful. nzakomeza kuba umwizerwa No, I'm away from anyone. nubwo atari kumwe ntabwo twakora byose. He was in a place yari ahantu where he was tempted yageragejwe with someone who has authority over him. ageragezwa n'umuntu wari ufite ubushobozi kuri we. He was tempted ageragezwa by someone that you can be wished to connect to. na wa muntu abantu bifuza kuba banamenyana nawe. He was tempted ageragezwa by someone that you can just try to identify to. na wa muntu abantu bifuzaga kuba bamera nkawe cyangwa se gusa Can you nawe. imagine there are some people that you want at least to identify to, look like, be connected to? Jya wibaza nka ba bantu ubibona mu buzima ushaka kumera nkabo cyangwa ushaka kumenyana nabo. He was tempted uwo muntu yageragejwe by someone that you can connect to and you have more value. na wa muntu ushobora gusa kumumenya gusa ushobora kuzamurira agaciro kamukomeye kubera kumumenya, But his faith was beyond that. ariko kwizera kwe kwari kurenze ibyo byose. Hallelujah. Amen. Come on, give it. Hallelujah. Let me say this, put in these words. Kugeragezwa n'icyo gutekereza ko umuntu waba ugize umugisha mu isi. Being tempted by the thing that if you might think that if I get this, I will be blessed. Ukenera gutakaza umugisha But you say, I'm going to leave this place kubera icyizere bw'Imana. because of my faithfulness to God. Kugeragezwa To be tempted n'umuntu wakwifuza ko mugendanye n'abantu bakubaha. by someone that you think that if I work with this person, because everybody will respect me, ariko ukumva gutyo tuba twohemuka Imana yawe. but you are very firm that in anything like I won't disappoint my God. Joseph was in that position. Joseph yari muri iyo situation. Can you imagine how much they are compromising by trying to imitate the land and cultures? Iyo tugenda tutari byo tureka kugira gusa ngo duse n'abantu n'abaturage. Imagine how much when we are trying to become like others, we just observe everything that we see around us. Mujya mwibaza uburyo kugira gusa abantu baba bashaka gusa n'abandi bakareka byinshi bizeye kubera gusa basa n'abandi bantu. Especially when young men. Cyane cyane ku bantu bakiri batoya. They are in a journey of imitating, of trying to become like. Abantu bato kenshi usanga bashaka gusa kugira abantu bigana ngo base nabo. But Joseph was 17 years old. Ariko Yosefu wafite imyaka 17 gusa, The only thing he couldn't try, ikintu cyonyine atashobora kugerageza compromising his faith. kwari kudohoka mu byo yizeye, Trying to find his identity through a woman who is not in kugerageza gushaka agaciro abibijije mu muntu runaka wamugeragezaga. He said, Aravuga ngo oya, the only thing value I have, ngo icy'agaciro mfite gusa mu buzima bwanjye I can't sin against my God. ntabwo nahemukira Uwiteka Imana yanjye.
Hallelujah. Amen. I can't do this against me. ntabwo nakora cyangwa imbere y'amaso ye. That's the voice reminding us, because of my faith, icyo ni ikintu kitwibutsa ngo kubera kwizera kwanjye I will remain faithful nzakomeza kuba umwizerwa all the days of my life. ubuzima bwanjye bwose Since my God is faithful. kubera ko imana yanjye yo kwizera. Can you imagine? Joseph was aware that God is faithful. bibaze ko yosefu nawe yarasobanukiwe neza ko imana ari yo kwizera. His faith when I'm being sold away. no mu gihe yari yaragurishijwe n'abantu. His faith when I'm not picked. amenya ko imana ari yo kwizerwa igihe yari yatawe. His faith when I'm sound in the house. amenya ko imana ari yo kwizerwa igihe ari umuja. His faith when I'm washing the dish and cleaning. amenya ko imana ari yo kwizerwa igihe ari umukozi mu nzu y'ubwami. His faith when I'm doing jobs. And those jobs, most of people they can't even take. asobanukirwa neza ko imana ari yo kwizerwa yakoraga akazi abantu benshi batabashaga no gukora icyo gihe. His faith even when I'm going through those kind of challenges. amenya neza ko imana ari yo kwizerwa mu gihe arimo kunyura mu bigori bikomeye bimeze gutya. Like God. ariko imana aravuga ko imana ari yo kwizerwa. Hallelujah. Amen. If you go down, how can you see God as a faithful God when you're going through that? ni gute watekereza ko umuntu yabasha kubona ko imana ari yo kwizerwa no mu gihe ari kunyura muri ibyo bigoye ibyo bikomeye. But his faith, ariko kwizera kwiwe we're able to see beyond the physical things. kwatumye abona hejuru cyangwa se kwatumye arenza amaso bigaragara byo muri He was ino able to see abasha beyond kubona the temporary channels of living. bizaba nyuma ya buno buzima bw'igihe gitoya turimo. He decided to continue to be faithful. ahitamo gukomeza kumwizera. Hallelujah. Amen. Because of that faithfulness, kubera kuba umwizerwa I told you when we were going through the first series, narababwiye ndabona twiga ku nkuru ya yosefu when I was going through this old believers, igihe narimo ngenda ndeba ingero z'abizera bo hambere tugenda tubigiraho. all of them were surprised, but two people surprised me. bose kwizera kwabo kuratangaje ariko hari ibintu gusa nshaka kubabwira. One, as I told you, Noah surprised me this way. uwa mbere ni nowa kuko nababwiye. I remember that I told you in our prayer time. kugira ngo hari abo twabiganiriye mu gitaramo. I was so shocked natunguwe cyane cyangwa se natangajwe cyane to see Noah trusting God, kubona uburyo nowa yiringiye imana. but also ariko he decided anahitamo to make sure I will go in my family. kuvuga ngo nzajyana n'umuryango wanjye. Hallelujah. Amen. In the entire country, mu gihugu cyose where everyone is corrupt, ahantu abantu bose bari mu bakora ibibi bose. but Noah ariko nawe aravuga ngo decided ahitamo to make sure kuvuga ko the journey of faith that I'm in, muri uru rugendo rwo kwizera ndimo I'm not leaving my children behind. ntabwo nzasiga abana banjye, I'm not leaving my wife behind. ntabwo nzasiga umugore wanjye, I'm going with them. tuzajyana. Hallelujah. Amen. Imagining myself how hard it is to make sure you're with your wife and your children together in the journey of faith. It's not easy. ibibazo ukuntu bigoye gufata umudamu wawe n'abana bawe ukabashyira hamwe ukavuga ngo muri uru rugendo rwo kwizera tuzabanamo. But Noah decided I'm not leaving them behind. ariko nawe aravuga ngo ntabwo yahisemo aravuga ngo ntabwo nzasiga 150 years, all my family there. imyaka 20 irashira aravuga ngo abana banjye tuzaba turi kumwe. Men and the women who are here, abagabo n'abadamu muri hano, you have this responsibility. izi ni inshingano za buri wese Make sure your faith kugira ngo is becoming the faith of your children. kwizera kwawe kuzabe kwizera kw'abana bawe. The corrupt world around you, muri ino si yanduye turimo, my children, my wife, uzubwire ngo umuryango wanjye n'abana banjye I'm going with them. tuzajyana. Hallelujah. Amen. The second person undi muntu wa kabiri is Joseph. ni yosefu. In fact, I don't think that the most. I was so surprised because there's so many things I didn't notice before. impamvu navuze ngo byarantangaje kuko hari ibyo ntari narabashije wishyurirwa mbere. When you see Abraham, you can be surprised by just having the only son, but being tempted by God, and he trusts God that I'm going to be married. ushobora gutekereza hariya ngo inkuru ya aburahamu niyo ikomeye, gutekereza umuntu wari ufite umwana umwe gusa w'ikinege kumubwira ngo namwice akemera kubera kwizera, binyuze gusa mu kwizera. They said I'm going to kill him. akavuga ngo ngiye kwica umwana wawe. umuntu yakwibaza kubera iki? God said, kubera ko umwana yavuze.
Amen. I always remember that. Tukimenye ndibuka buri gihe How much he trusted God. uburyo yizeraga Imana bingana Even when he took him, kugeraho yahitamo kwemera kwica umwana wiwe. but trust is the one of God. binyuze gusa mu kwiringira iby'ijambo ry'Imana cyangwa se iby'Imana. One of them that's always when I'm thinking about heaven. Ikintu gikunda kuza muri njyewe ndimo ndatekereza kuri Aburahamu. I think the temptation of his faith. Ndibaza ibyo yagaragaje kwizera kuri we. Temptation is faith. Uburyo kwizera kwagaragajwe. The hardest moment of that temptation. Igihe gikomeye yagaragajwe mu gihe cyo kwizera. When he was going to the mountain. Ni igihe yari arimo azamuka ku musozi with his son. ariko n'umuhungu wiwe. But he had the voice of his son. Arangiza yumva ijwi cyangwa se yumva umugore. The only son he loved. That's what the Bible says. Ariko n'umuhungu wenyine yakundaga. Asking him. Baramubaza ngo when is sacrifice? Igitambo kiri hehe? That voice in me. Iryo jwi muri njye. The only son that I love. Umwana wanjye muri kirenge nk'umwana. Asking me. Akakubaza ngo what is the sacrifice? Igitambo kiri hehe? Remember that the sacrifice that I'm going to sacrifice. None ukibaza ko igitambo ugiye gutanga is asking me the question. Kirimo kukubaza ikibazo. That's what I call the living sacrifice. Uko niko ibyo mvuga ngo igitambo The speaking sacrifice. Igitambo kiganira cyangwa se when the sacrifice is talking to you. Iyo igitambo kirimo kirakubwira. I remember that moment. Iyo nibuka ibihe nk'ibyo ngibyo. But Abraham remained faithful. Aburahamu yakomeje kuba umwizerwa ku byo Imana yari yavuze. As I talk about Joseph. Yosefu. I told him this. Nabivuze inshuro nyinshi. I was so surprised. Natangajwe cyane. By only one thing that the Bible mentioned about him. Ikintu kimwe gusa Bibiliya yavuzeho. He said by faith. Bibiliya yavuze ngo binyuze mu kwizera Yosefu told their brothers and their fathers about his bones. Yabwiye abavandimwe we iby'amagufa yiwe. And they told them, arababwira ngo when you go, nimusubira mu gihugu cyanyu, don't leave my body. ntimugasige amagufa yanjye hano. Go with them. Muzayatwara. Amen. Imagine a country where he served. He was comfortable. He was a leader. Ibaze yari mu gihugu yakoreraga yari umuyobozi ukomeye. But he was aware. Ariko yari azi neza ko this is not right. ahatariho iwabo. If you went on time, n'ugiye nzapfa, even my bones, habe n'amagufa yanjye, take it. muzayata hasi mu gihugu cy'isezerano. Amen. Remember every time you are here in this country. Mujye mwibuka buri gihe iyo uri hano mu gihugu, when you have all you need, muri cya gihe umerewe neza ufite ibyo ushaka byose. Just remember this is not your. Ujye wibuka ngo aha ntabwo ari umugurura. Ndi umugenzi. Even though you have money, nubwo ufite ibyo utunze, I have a good position, ufite umwanya runakora, but remember this is not your. wibuke ko ahangaha atari mu rugo. Turi abagenzi barimo baragenda. He was faithful. Yakomeje kumwizerwa from his young age. kuva akiri umwana mutoya. Knowing that remembering this is not our home. Akomeza kwibuka neza ko ahangaha atari mu rugo. Our home is bivuga ko mu rugo ari mu ijuru. As we conclude, turangiza rero, life of believers ubuzima bw'abizera is to learn how to be faithful. ni ubuzima bwo kwiga uhora wiga kuba And umwizera. to wait God faithfully. kandi ugategereza wihanga cyangwa se wizeye wiringiye Imana ko ibyo yavuze The book izabikora. of Matthew chapter 25 verse 14. Ni igitabo cya Matayo cumi na gatanu kuva cumi na kane. The Bible speaks about being faithful. Bibiliya ivuga ko kuba umwizerwa By the gift that God has been given. binyuze mu mpano Uwiteka yaguhaye. Hallelujah. Amen. All of us have gifts that God gives. Twese dufite impano Imana yaduhaye. You have talent, you have capacity, you have skills, you have whatever you have. You have time. Tuzi gukora, dufite umwanya, dufite ibyo Imana yaduhaye. I was so surprised when I was reading this chapter 25 of Matthew. Hari ikintu cyamuhuje cyane igihe narimo nsoma kino gice cyo muri Matayo 25. I noticed that people will be rewarded mbona kwanze ngo abantu bazahenga by how they have been faithful. They have been faithful.
binyuze mu buryo babaye abizerwa with all that God gave you. mu byo Imana yabahaye. And God will welcome you in heaven Imana izakwakira mu ijuru by this simple word. ikoresheje ino jambo gusa Welcome, ngo urakaza neza faithful servant. umugaragu w'umwizerwa we. Hallelujah. Amen. All of us, Twese from pastors, kuva ku bayobozi b'abapasiteri, from worship leaders, bari turora mu ndirimbo, from managers, n'abandi bose from bakomeye, CEO, n'aba bandi bakomeye bayoboye ibigo, whatever you do, ibyo wakora byose. this is the simple sentence. Iri ni ryo jambo Imana izakora nitwakira mu ijuru. Welcome, Ngo urakaze neza faithful servant. wa mukozi w'umwizerwa we. Umwizerwa we. We are being measured Turimo ibipimo byacu by how faithful we are. ni bishingiye ku buryo twabaye Let abizerwa. us be faithful with our time. Reka tube abizerwa mu gihe cyabo, Let us dukoreshe be umwanya faithful wacu. with our gifts. Reka tube abizerwa mu mpano zacu. Let us be faithful with what God said about us Reka tube abizerwa ku byo Imana yatuvuzeho, and the ways hanyuma dutegereze faithful. twihanganye kandi dufite kwizera. Never Imana ibahumishe. go and wait. Tugere dutegereje twizeye. Stay faithful. Komeze muba abizerwa, Grow into faithfulness. dukure turushaho kuba abizerwa in everything that you do. mu byo dukora byose. Let's pray. Reka dusenge.